Bigenda bite mu maraso uryamanye n'umuntu ariko ntimubane? Kuryamana n'umuntu umwe cyangwa benshi ntimuzashakane, dore ingaruka bizagira ku bazagukomokaho mu maraso yabo. Bigenda gute uriya maraso cyangwa kwa muganga bakayagutera? Amayobera amaze imyaka myinshi akorwaho ubushakashatsi. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho ngiye kubwira imiterere y'amaraso ku bintu byinshi utari uyaziho. Amateka y'abantu yaranzwemo gufata amaraso nk'imiziririzo cyangwa ikintu cyera. Igitabo History of Mankind cyanditswe mu 1963 umubumbe wa mbere ku ipaje ya 695 kivuga ko ubuzima, urupfu n'imico byari ishingiro ry'imisengere y'abantu ba kera. Abanyegiputa babonaga ko amaraso ari wo muti ubukenewe mu kuvura umubiri kugira ngo wisane. Abayahudi bo kurya amaraso no kuyakoresha mu bindi byari cyaha gisabirwa umuntu kwicwa. Abanyababuroni bo baryaga amaraso batekereza ko kuyarya byongerera umuntu ubudahangarwa. Bumvaga ko inyweye amaraso y'umuntu imbaraga cyangwa ubwenge yari afite ubu bijyanye bikiyongera ku byo wari usanganywe. Abagira ikibo babonaga ko amaraso ari byo kurya bisanzwe utiriwe ubishyiramo imiziririzo, naho abanyarwanda bakabona ko amaraso ari ikintu gisangirwa mu masezerano nko guhana igihango. Warabyumvise ko umuntu akora ibintu cyane byaba byiza cyangwa bibi, iyo abantu babibonamo akamenyero bavuga ko bimuri mu maraso. Ese koko amaraso yacu niyo atuma tuba bo turi bo kandi niyo agena uko twitwara? Abashakashatsi muri siyansi ntibarasobanukirwa byuzuye imiterere y'amaraso n'imiterere yayo. None se ni ryari amaraso ahinduka ikibazo gikomeye? Reka tuvuge ku mibonano mpuzabitsina. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro kigufi, rwose ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure iyo nzogera. Niba ukunze ibyo dukora ukore like, ujye muri comment duhe igitekerezo cyangwa utubaze ikibazo. Kuryamana n'umuntu bituma muhuza amaraso byanga bikunda. Dore ibanga ryo mu rwego rwa siyansi ryamaze igihe ari amayobera. Ariko dore igiteye agahinda kurushaho. Bigenda gute? Ubusanzwe 2/3 by'ibigize umubiri wawe ni ibisukika cyangwa amatembabuzi. Ku ruhu rwawe niyo waba utabizi haba hariho ikigero runaka cy'amazi ku buryo usuhuje umuntu mu biganza byanyu hasigara ibimenyetso by'uko mwakoranyeho kubera kubobera kwaho. Iyo abantu umwe akuyemo umwenda undi akawambara bashobora kwanduzanya indwara bitewe n'uko imyenda isigarana amatembabuzi yaturutse ku ruhu rw'uwo wambaye mbere. Ibi byose bifitanye isano n'amaraso. Gute kandi? Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi: insoro zitukura globule rouge, insoro zera globule blanc, udufashi plaquette cyangwa umushongi plasma. Ibyo bivuze ko icyitwa amatembabuzi cyose kiri mu mubiri wawe kiri mu itsinda rimwe bita amaraso. Iyo uhumetse ubona ko umwuka ari kimwe mu bice bigize amaraso kuko umwuka ni amazi. Iyo ubize icyokere hasohoka amazi. Mbere y'uko asohoka aba ari kimwe mu bigize amaraso imbere mu mubiri wawe. Ubu noneho ibi bisobanuro byagufasha kumva ko iyo abantu bakoranye imibonano mpuzabitsina bahita bavanga amaraso mu buryo bwihuse. Wowe nanjye ibimenyetso byose bigaragaza abo turi bo by'ukuri biri mu maraso yacu. Uko witwara n'impamvu zituma witwara uku cyangwa kuriya biri mu maraso yawe. Indwara urwaye n'izakubayeho akarande ziri mu maraso yawe. Uko utambuka, uko ureba, uko uvuga, isura yawe, imiterere y'umusatsi n'inzara zawe ndetse n'imiterere y'amarangamutima yawe byose biri mu maraso yawe. Tujye kwa muganga. Iyo utewe amaraso ubufasha ibimenyetso byose byarangaga amaraso baguteye maze bakabivanga n'ibyawe. Mu yandi magambo usigara urimo abantu babiri, double face. Niba utewe amaraso y'abantu benshi yavanzwe kubera ko ahuje groupe sange, bivuze ko nawe uba wisangije ibimenyetso ndangakamere by'abo bantu. Ngiye impamvu gukoresha amaraso mu buvuzi abantu bamwe babibonamo ikibazo. Icyitwa droit de patient cyagiye gituma haboneka ibirego byinshi mu nkiko, aho abarwayi benshi bagiye barega ibitaro n'abaganga kubera kubatera amaraso kandi bari bamenyesheje abaganga babavura ko batemera guterwa amaraso. Izo manza zarabaye mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, mu Burayi, ndetse izi manza zageze no mu rukiko ruharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burayi, Cour Européenne de Droits de l'Homme. Niba ushaka imyanzuro y'izo nkiko byandike muri comment, kora subscribe kandi ukore like kuri iyi channel yacu niba ukunda ibiganiro byacu. Bitese ku nkingo nyamukuru turi kuvugaho imibonano mpuzabitsina. Iyo uryamanye n'umuntu ibyo byose birikora. Muhita musangizanya amakuru ndangamiterere kubera ko ugira aho uhurira no gusangizanya amatembabuzi y'umubiri wawe n'uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina. Reka tuvuge ku musore tugiye kwita Kelly akaba yararyamanye n'umukobwa tugiye kwita Soso, maze bituma bavanga ibimenyetso ndangamiterere binyuriye mu gusangizanya amatembabuzi y'umubiri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina kandi ntibabanye. Nyuma y'iminsi Kelly yongeye kuryamana n'undi mukobwa twise Mary. Ibi bivuze ko Kelly amaraso yamaze kuzamo ibimenyetso ndangamiterere yavanye kuri Soso baryamanye mbere. Mu maraso ya Kelly hajemo ibimenyetso ndangamiterere by'abantu batatu, ni ukuvuga amaraso ye bwite, aya Soso n'aya Mary. Icyakora igihe Kelly yaryamanaga na Soso yari akiri isugi kandi Kelly yari akiri manzi. Gusa Kelly yaryamanye na Mary kandi Mary yari yaryamanye n'abandi basore babiri mu buzima bwe. Bivuze ko Mary muri we yari afite amaraso arimo ibimenyetso ndangamiterere bye bwite, ariko yifitemo n'iby'abandi bagabo babiri. None yaryamanye na Kelly wifitemo n'ibimenyetso ndangamiterere byinshi kubera ko nawe mu buzima bwe yaryamanye n'abantu barenze umwe.
Tukiri kuri Kelly, ubu amaraso ye arimo ibimenyetso ndangamiterere by'abantu batandatu bose, na Mary muri we afite ibimenyetso ndangamiterere mu maraso ye by'abantu batandatu, kubera ko yaryamanye na Kelly nawe wari wararyamanye n'abakobwa babiri, kandi na Mary yari yararyamanye n'abandi bahungu babiri. Igihe cyo gushaka kuri bombi cyarageze. Kelly yashakanye na Bertha nawe utari isugi, bivuze ko bose bari bafite imvange y'ibimenyetso ndangamiterere by'abantu benshi, none bavanze amaraso yabo nk'umugabo n'umugore. Uyu mugabo n'umugore bo ubwabo batakaje umwimerere w'amaraso yabo. Mu yandi magambo, kuba bararyamanye n'abandi bantu, buri wese yavukije mugenzi w'uburenganzira bwo gushyingiranwa n'umuntu ufite amaraso y'umwimerere. Umwe muri bo aramutse ashakanye n'umuntu utarigeze akora imibonano mpuzabitsina, abamukoreye ubuhemu bwo kumwanduza mu maraso ibimenyetso ndangamiterere by'abandi bantu atazi. Reka tuvuge ku rubyaro rwabo. Umugore utwite umwana mu nda kenshi aba yarabonetse kubera guhura k'umugabo n'umugore, kandi hari umurage w'amaraso abana bakura ku babyeyi bababyaye. Aha nimvuga amaraso ntiwumva yasukika, wumve bya bindi batubwira ngo bituri mu maraso, niko twabaye, na koko cyangwa nuwase cyangwa nuwa nyina, cyangwa bati mu muryango w'iwabo niko babaye. Niki kiba iyo umwana avuka? Abahanga mu kubyaza n'ababyaye murabizi, ntabwo umugore utwite umwana mu nda amuha amaraso, ahubwo umubiri w'umwana wikorera amaraso yawo bwite bitewe n'uko nyina mugaburira mu nzira ibahuza yitwa urureri. Icya mbere, umugore asangiza ibimenyetso ndangamiterere umwana atwite binyuriye ku rureri rubahuza. Icya kabiri, amusangiza ibyo bimenyetso ndangamiterere binyuriye mu kumutwita amezi 9. Muri ayo mezi 9 aba yaramubereye inshuti n'umuturanyi mwiza, kandi akamubera umurinzi yiringira. Aho biba byoroshye ko umwana yiga kandi akitoza imwe mu mico iranga umubyeyi umutwite kimwe n'abandi babana. Abahanga bavuga ko uko umwana akurira mu nda ageraho akaba yumva neza ibivugirwa hanze, kandi akamenya gutandukanya ikiganza cya nyina n'icya papa we mu gihe akoze ku nda y'umubyeyi umutwite. Noneho ubu wabyumvise neza, inzira tuvomamo abo turibo. Iyo nzira twanyuzemo ngo tuze ku isi itegurwa kuva ku myifatire y'umukobwa n'umuhungu batarashakana kugeza bashakanye. Amaherezo baradutwita, bakatwonsa, bakaturera kugeza dukuze, maze tugafata wa murage wabo turibo dukomora ku babyeyi bacu, tukavangamo ibindi tuzahura nabyo bitewe n'amahitamo yacu ashingiye ku mutima nama wacu. Ubu umuntu yarakuze, ariko yatakaje umwimerere w'uwo yagombye kuba ari we bitewe n'imikoreshereze idakwiriye y'amaraso mu nzira y'imibonano mpuzabitsina. Wowe ubwawe niba hari umuntu mwaryamanye ubu mukaba mutarashakanye, cyangwa wenda wanaryamanye n'abantu barenze umwe, bivuze ko watakaje umwimerere mu maraso yawe, kuko wayavanzemo umuntu mutigeze mushakana, kandi wavukije abana bazagukomokaho uburenganzira bwo kuvukana amaraso y'umwimerere bakomora ku babyeyi babo. Wakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye ntimwabana, bivuze ko wavukije uwo muzashakana gushakana n'umuntu ufite amaraso ari mu mwimerere wayo, cyangwa mwese amaraso yanyu mwayavanzemo abandi bantu. Nubwo ntawe uzarenganya undi, ariko abana banyu bo mubashyize mu karengane batazi, kuko muvukije uburenganzira bwo kugira amaraso y'inkomoko yujuje ubuziranenge. Abuzukuru n'abuzukuruza kugeza ku buvivi n'ubuvivure, ibisekuru n'ibisekuruza, hazakomeza kuba uruhererekane rw'amaraso ateye atyo, maze umwimerere w'umuntu urushaho guhenebera. Wigeze wibaza impamvu abantu ba kera bavugaho ko bari bateye ukwabo, bararambaga, bakavugaho ko bari banini kandi ko bari barebare bidasanzwe, bakavugaho ko bari bazi ubwenge cyane, imbaraga n'indi miterere idasanzwe? Ese ujya wumva abantu bakuze bavuga ngo abubu? Byose naho bishingiye. Uko ikiremwa muntu cyagiye gitera imbere, umuntu yagiye yangirika kandi akagenda arushaho kujya kure y'umwimerere we. Umuntu mu myaka 500 iri imbere azaba areshya ate, azaba asate, kandi azaba yitwara ate? Reka tubitege amaso. Nizere ko wakoze subscribe, kandi niba utarabikora ntutinde kubikora. Nonaha bikore kandi ufungure inzogera kugira ngo utazongera gushikwa n'ibiganiro byacu. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ndabasezeye naho ubutaha, mwakoze cyane kunkurikira.